Amahoro y'Imana muvandimwe, nshuti ya Ndumutsinzi TV. Nk'uko mumenyereye ni ikiganiro ubuzima bushya gitambuka hano kuri TV yacu Ndi Umutsinzi TV. So rero uyu munsi nifuje kongera kukugezaho inyigisho nziza iryoshye ifite uburyohe butangaje cyane. Ni inyigisho iryoshye kandi ukeneye ndetse kandi ukeneye cyane. So ni inyigisho ivuga ni gute wakwakira agakiza, cyangwa se agakiza bakakira gute. Iyo tuvuze ukuntu bakira agakiza, biratangaje ukuntu mu madini bagiye batwigisha kwakira agakiza. Agakiza akenshi batubwiraga ko ujya imbere y'abantu ukamanika ukuboko kw'iburyo ukavuga ngo mwami Yesu, mwami Yesu, ndakwakiriye mu mutima wanjye, ndakwakiriye mu mutima wanjye. Atumbabarira ibyaha byanjye, umvane mu gitabo cy'abarimbuka ushyire mu gitabo cy'ubugingo. Ubwo ngo wakiriye agakiza mu by'ukuri. Biriya bintu mu madini bakora ntabwo ari byo, biriya nta naho bihuriye n'ukuri habe na gatoya. No, kuko biriya ntibigira icyo bigukuraho icyaha habe na gatoya, kuko icyaha ugakomeza ukagikora. None rero ni gute twava mu byaha, cyangwa se ni ubuhe buryo ki umunyabyaha ava mu byaha bye akizera umwami Yesu? Uburyo nyine bazi ko babivamo ntabwo ariko Imana yabishatsemo ndetse ibikoramo. Imana yo yavuze ko umuntu azakizwa no kwizera. Iyo usomye mu Efeso igice cya 2:8 haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Mu magambo rero ntabwo umuntu yamanika ukuboko ngo agende avuga ngo warangiza bakubwira ngo urakijijwe. Oya, biriya bagusubirishamo ugenda ubisubiramo ntabwo ariko gakiza, nta nubwo ari byo byitwa ngo urakijijwe. Baba barimo barashaka kukumenyesha yuko utagomba kongera gukora ibyaha, ariko baba bagushuka kubera ko iyo urenze aho mu rusengero cyangwa ukirurimo nabwo ibyaha ubu bikora, kuko ibyaha tubona ko tubikora mu mivugire yacu, mu mitekerereze yacu, mu mikorere yacu. N'iyo uryamye ngo urimo urakora ibyaha, hari abihana n'ibyaha baraye barose, kumva ngo Mana mbabarire kuko narose ibi ngibi, kandi kurota nta ruhare umuntu abigiramo mu by'ukuri. Ukibaza uti bizagenda gute? Ugasanga umuntu ari kwihana icyaha ngo cyo kurota nabi. Koko buriya hari uruhare babigizemo kurota. So rero niyo mpamvu ukwiye gusobanukirwa inzira y'agakiza n'uburyo bakiramo agakiza. Agakiza rero tukakira igihe tumaze kumenya neza icyo Yesu yadukoreye. Ibyo Yesu yakoze iyo tumaze kubyakira tukabimenya, icyo gihe twitwa ko dukijijwe. Ubimenya gute rero? Ibyanditswe mu Baroma igice cya 19 avuga ko haravuga ngo bamwizera bate ntawababwirije? Ese babwiriza bate ntawatumye? No bivuga iki rero? Bivuge ngo abantu bazizera, agera akavuga ngo kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka.
akanwa kaba ariko yatuza agakizwa. Bivuge ngo umutima ubanza kwizera, umutima ubanza kwizera ko Yesu yapfiriye ibyaha byawe, yamennye amaraso ku bwawe ngo ubabarirwe. Kiriya gikorwa Yesu yakoze cyari ukugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu. Hanyuma iyo ubyizeye mu mutima wawe ko wababariwe, uba ukiranutse. Umutima n'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Kuvuga ngo iyo umaze kwizera ko Yesu yakwejeje, Yesu yitangiye ibyaha byawe, Yesu yitangiye ububi bwawe, akakweza cyangwa akagupfira kugira ngo were umukiranutsi, icyo gihe nibyo byitwa ngo urakiranutse. Umutima rero niwo ukwemeza ko koko ukiranutse, hanyuma nawe ugatangira kugenda wamamaza ko uri umukiranutsi. Hariya haravuga ngo akanwa kaba ariko yatuza agakizwa. Mu by'ukuri wenda n'icyo ngicyo bashobora kugenderaho, ariko kandi akanwa katura ibiri mu mutima. Ibaze niba bari abantu bababwira ngo vuga ngo mwami Yesu nanze ibyaha byanjye, ndakwakiriye mutima wanjye n'ibindi, ariko ari gutekereza ko hari icyaha ari bukore cyangwa hari icyaha cyamunaniye kitazanamuvaho. Hanyuma icyo gihe ntabwo aba ari guhamanya n'umutima we. Kubera iki? Inzira bamubwiye ari bucemo kugira ngo akizwe ni iyo kumushuka, ntabwo iyo ari yo, kuko ntarabizi ko ibyaha ari bwongera akabikora nta kabuza. Hanyuma rero iyo bakubwirije ubutumwa bwiza, ikibazo noneho abantu baba batarakubwirije n'ubutumwa bwiza, bakaza bakavuga ibintu bakavuga ngo ngaho ngo wakiriye agakiza, ngo bashaka kwakira agakiza ntibazi. Nta muntu wagufasha kwakira agakiza kereka gusa umubwirizabutumwa ukubwirije inkuru nziza y'agakiza y'ukuntu Yesu yakwitangiye akamena amaraso agira ngo atume ubabarirwa ibyaha byawe. Uwo muntu iyo akubwirije ubwo butumwa, icyo ukora nawe urabwakira ukabwika mu mutima, ugahita wizera ko ibyo bintu byabayeho koko, ugahita wikuraho urubanza wajyaga wibaraho, ugahita umenya ko ibyaha bihe byakuweho nawe ntukongere kubyibaraho, ugahita umenya ko uri umukiranutsi by'iteka utazigera wandura ngo wongere umunyabyaha, ugahita wumva ko uhindutse umwana w'Imana, uhindutse ikiremwa gishya kidasanzwe. Aho ngaho bihita birangira uhindutse koko, umutima wawe urabyizeye, ubazweho gukiranuka, akanwa nako kakabivuga kati, gatangira kuvuga noneho kavuga ngo erega narababariwe, sinkiri umunyabyaha, sinkiri umunyabyaha, ndi icyaremwe gishya, narahinduwe, ndi uwera, ndi umuziranenge, ndi umutagawa. Ibyo nibyo akanwa noneho gahamya. Nta nubwo ari ngombwa kubihamiriza abandi ngo akanwa kaba ariko yatuza agakizwa. No, ntabwo umuntu akizwa kubera ko yavuze ibintu imbere y'abantu, ahubwo ibintu, mbese iyo bavuze ngo akanwa kaba ariko yatuza agakizwa, ni ukuvuga ngo ibiri mu mutima w'umuntu. Yesu yaravuze ngo kuko ibiri ku mutima ari byo akanwa kavuga. Rero ibyo ntabwo biba ari ngombwa kubibwira abantu, ahubwo ni wowe ubyiyiziye mu mutima wawe ko ukijijwe, kwakira agakiza, unezerewe ko utazarimbuka kuko Yesu Kristo wamaze kumwakira. So rero uburyo bakiramo agakiza ni ukumenya ko Yesu yakwitangiye ibyaha byahashize, by'uyu munsi ndetse n'ibyaha byahazaza, ukaba uri umukiranutsi by'iteka. Ko bizi ko umukiranutsi by'iteka nta kizakuraho ubukiranutsi bwawe, kuko nta n'icyabuguhesheje. Ubundi umuntu wakwambura ni umuntu waguhaye cyangwa ikintu gishobora kongera kukwaka. Ni nk'umuntu waguhaye ikintu akakubwira ngo noneho nutitwara gutya nzakikwambura.
ari nko kukunopfesha nk'umwana, ariko ku Mana ho ntabwo yatunopfesheje, yaduhaye ubugingo, yaduhaye agakiza kandi ku buntu. Rero biciye mu kwemera ko ako gakiza katanzwe, ayo maraso yamenetse, icyo gitambo cya Yesu cyatanzwe kugira ngo ubabarirwe. Iyo umaze kubyakira mu mutima wawe, uba ukijijwe, uba uhindutse n'icyaremwe gishya, kubera ko niwongera kwitwa umunyabyaha nta n'umuntu wakongera kubaraho icyaha. Nawe nako abantu bashobora kubaraho ibyaha, ariko wowe ntukabyibareho, kubera ko Imana nta cyaha ikubaraho. Ibyaha byawe byose byakuweho. Ibyanditswe bigaragaza neza mu Baroma igice cya 11:32 aravuga ngo ko Imana yabumbiye abantu bose hamwe mu bugome kugira ngo ibone uko ibabarira bose. Mu yandi magambo, Imana yarabanje ifata abantu bose ibita ko ari abagome, hanyuma irangije ibahana igihano ibahaniye muri Kristo kugira ngo ibone uko ibabarira. Bivuga iki rero? Igihano Yesu yafashe cyari cyo gutuma isi yose ibabarirwa, ikizwa. Ufite umwanya wo kwizera niba wumva inyigisho, ukeneye guhindura imitekerereze. Imana ntabwo ikurakariye uyu munsi nyuma y'uko ishyize urubanza rwawe n'ibyaha byawe n'ibihano byabyo kuri Kristo. Uyu munsi ntabwo Imana ikurakariye, ntinatekereza ko hari n'icyaha wigeze gukora, ntinatekereza ko hari n'icyo uzakora, ntinatekereza ko ubikora. Turavuze ati ubu ngubu niba nari ndimo ndakora icyaha, Imana ntabwo ibireba. Ntabwo ibireba. Impamvu itabireba ni uburemere bw'amaraso ya Yesu yamenetse. Uhita usoma mu Baheburayo igice cya 10:17 avuga ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Uhere ku Abaheburayo 10:10 umanuke, kuko yatanze Yesu birangira ivuga ko nta muntu izongera kwibuka icyaha cye. Rero ibyo turimo turakora none, n'ibyo twakoze hashize, n'ibyo tuzakora byose ntizigera ibimenya. Mu rukundo ntiharimo gucungacunganaho ibyaha, no. Urukundo ntirugenzura ikibi mu muntu. Niyo mpamvu Imana nta kibi kugenzuraho. Wabikora utabikora ntibireba, ntibyitayeho, kuko hari uburemere bw'amaraso bwatumye, bwahiteye kwibagirwa, bwahiteye kutongera gutekereza ngo umuntu yakoze icyaha. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Rero agakiza kabonerwa muri Kristo. Igihe twakiraga agakiza cyangwa igihe twizeraga ko twababariwe, burya twari dukijijwe. Nawe rero uyu munsi ushobora kuba utarakira agakiza, izere ko Yesu yamennye amaraso ngo ubabarirwe ibyaha byawe byose, ibyaha byahashize by'umunsi n'ibyahazaza. Wabikora utabikora warabibabariwe. Guhora wiciraho iteka urira amarira adashira ubabajwe n'ibyaha wakoze ntibivuze ko byagukuraho ibyaha. Umuririmbyi yaravuze ngo ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira, ngo byose ntibyabasha kudukuraho ibyaha. Kubera iki? Twavutse turi abanyabyaha, twavukiye mu cyaha, turi abanyabyaha mu maraso, ntabwo turi abanyabyaha mu byo twakoze gusa. Turi abanduye muri twebwe imbere, ni umwuka wacu w'amaraso, aho twavukiye niho habiduteye. Rero urasabwa nawe kudaha uburemere bidafite uburemere. Ni ukuvuga ngo wowe amaraso ya Yesu bariho uburemere ku cyaha cyawe. Icyaha si cyo gifite uburemere kurusha amaraso ya Kristo yamenetse ku bwacyo, ahubwo amaraso ya Kristo niyo ukwiriye guhereza uburemere, kuko yakemuye ibibazo byose icyaha cyari kuzaguteza. Twakirijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri twe, ahubwo ni impano y'Imana. Wawe kuvuga ngo agakiza ni impano y'Imana. Agakiza ntabwo tugakorera,
agakiza ntabwo tugahabwa n'ibintu twakoze cyangwa n'ibyo twirinze cyangwa ibyo twaretse cyangwa ibyo twujuje. No, ni impano. Ni impano kandi buri wese akwiriye kwakira akoresheje ikiganza cyitwa kwizera. Ese ufite ikiganza? Gitege bashyiremo. Ese ufite imyumvire myiza ishaka kumva? Ngo niyo kiganza. Tega amatwi wumve ubeho. Ubishyire muri wowe ko twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri twebwe ahubwo ni impano y'Imana. Abantu nibakubaza ngo umuntu akizwa n'iki, uzavuge ngo umuntu akizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Ibyavuye ku Mana gusa, apana bucyo yakoze. Abantu baba bazi kandi ngo ntabwo barimo baragura n'Imana. Hari ukuntu umuntu avuga ngo nzirinde icyaha gisa nacyo hanyuma Imana impa agakiza. Ubwo hari icyo nawe uzaba wakoze rero. Uzaba nawe hari ibyo wigomwe hanyuma uhabwe. Ubwo rero uzaba wise Imana ko mugura, kandi ngo Imana iraguha ntimugura. Imana iguhera ubuntu. Warangiza ngo Imana igira ubuntu, ngo Imana igira ubuntu. Warangiza ngo bene data mupfukame murire muboroge musabe imbabazi, Imana izabagirira ubuntu bwabarire. No, twakijwe n'ubuntu bwo kwizera. Ntibyavuye kuri twebwe ahubwo ni impano y'Imana. Ntibiva ku muntu uwo ari wese, ni impano y'Imana. Mu Baroma igice cya 9 nk'aho nkunda ukuntu havuga mu 16 havuga ngo ntibituruka ku bushake bw'umuntu cyangwa ibyo umuntu yagambiriye, ngo ahubwo bituruka ku Mana yo ibabarira. Ni ukuvuga ngo kubabarira bituruka ku Mana, cyangwa se agakiza yatanze katurutse kuri yo, nta muntu ugasabye, nta n'agakontribisiyo k'umuntu uwo ari wese kari kariho, gusa ni kubw'urukundo rwayo. Yohana 3 aravuga kubw'urukundo rwinshi Imana yadukunze rwatumye tuba abana b'Imana. Kuvuga ngo niyo yabikoze yonyine. Ukeneye kwizera ko ari yonyine yabikoze hanyuma ukakira urwo rukundo. Gira ukwizera wakira iby'Imana ku buntu. Kwizera ni ikintu ukwemera udashidikanije ko ibyiringirwa ari ukuri, cyangwa ko iby'Imana iri kuguhereza, iri kukubwira ari iby'ukuri. Wiyita igisambo, ukumva ko ikubeshya, yegere wakira iby'ubuntu. Abantu bita Imana igisambo batabizi, kuko irababwira ati ibyo mbafitiye ni ubuntu gusa nta kiguzi. Bo barangiza bakavuga ngo oya, tuzazana imirimo myiza, tuzibumbarika, tuzakora neza, uduhe. Nayo ikabihorera bagakomeza bakavunwa n'ubusa. So agakiza n'ubuntu ntibyavuye kuri twe ahubwo ni impano y'Imana. Ibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Wow! Imana yashatse kubyikorera yonyine ngo kugira ngo hatazagira umuntu wirarira. Kuvuga ngo ntibyavuye no ku mirimo, ntibyavuye no ku byiza dukora, kugira ngo tutazagira akantu twiratana ngo tuvuge ngo natwe hariho contribution yacu. Wumve kuntu iby'Imana biryoshye. Ibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatazagira wirarira. Buriya nubona umuntu, abantu benshi cyane bavuga ko Imana izaba ihereza agakiza kubera ko birinze cyane gisa nacyo, bazabirarira ku Mana. Nibajya kuyisenga uzajya uba wumva ngo Mana ndagusaba umugisha kubera yuko ntigeze nkora ibyaha. Enda n'umukobwa avuga ati ndagusaba ngo umugabo mwiza kubera ko sinigeze nsambana nka ba runaka. Akaba ari n'ababazi asenga bari mu mutwe we yuko atabaye nkabo. Mana ndagusaba amafaranga, sinigeze mba umujura, sinigeze ngira icyo ahubwo ndiyiriza kenshi, ndatura kenshi, ndasenga cyane mu butayu n'ibindi, nzi kwibabaza kurenza abandi. Imyaka yanjye myinshi maze 20 nsenga, Mana undebe.
uko niko kwirarira imbere y'Imana, kandi Imana ntishaka ko hari n'umwe wirarira, kuko ibyo byose ni ubuntu. Nk'uko yaturemye ku buntu bwayo, niko ishaka ko tubaho mu buntu bwayo, tubwizeye, tubwiringiye. So Imana iragukunda rero, wakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Noneho uramutse wizeye ko wababariwe, wejejwe de, ukarekera ukongera kujya usaba Imana imbabazi no kwirirwa no kwirirwa wibabaza ngo urasenga wiriza ubusa ngo Imana ikubabarire, aka kanya agakiza uhita ukakira, kavuga ati n'ubundi se ko Yesu yamennye amaraso kugira ngo mbabarirwe, ko Imana inkunda. Uko Yesu akunditse imbere y'Imana niko nawe akunditse kandi udakwiriye, niko umuririmbyi yavuze. Shima Imana, nta kindi usabwa. Rekeraho gutakira Imana no kwirira ngo ikubabarire ibyaha, ahubwo uwo mwanya wufate uyishimira ko yakubabariye ibyaha. Yarakubabariye, ntabwo izakubabarira, nta nubwo ikubabarira. Yibagiwe ibyaha byawe n'ubugome bwawe, byararangiye. Rero iyo uyibwiye ngo mbabarira ntibinakumva. Ni bangahe batakira Imana ngo ibabarire ibyaha ikababwira ngo ndakubabariye? Nawe abahanuzi bamwe b'ibinyoma nibo baza bakakubeshya ngo dore ndakubabariye. Noneho biriya ni ibinyoma. Ibyanditswe bivuga ko twababariwe kera mu myaka 2000 ishize. So uri umukiranutsi rero, ntabwo uzaba umukiranutsi, uri we none. Byakire. Nubwo waba wakoze ibyaha, komeza kwitwa ukiranuka, kuko Imana ntikikurebera mu mategeko wishe, ahubwo ikurebera mu byo Yesu yagukoreye byonyine. Uwiteka umucamanza iyo ambonyeho amaraso ntacira urubanza rubi, ahubwo anyita ukiranuka. Yaragucunguye ngo uwe, nicyo cyatumye Yesu akwitangira. Rero amaraso ya Kristo Imana yakubonyeho ni gucira urubanza rubi, kwita umukiranutsi. Umuntu wese wizeye amaraso ya Kristo ahita ahinduka umukiranutsi iteka ryose, ntiyongera kwitwa umunyabyaha nubwo yaba yakoze ibyaha. Ntukibare ibyaha kuko wabikoze, inshuti yanjye. Gira umutima wizeye ko Imana itakubaraho ibyaha, nawe ureke kubyibaraho. Gukora ibyaha ntabwo aricyo kimenyesha ko uri umunyabyaha, kandi kudakora ibyaha ntabwo aricyo kikugaragaza ko uri umukiranutsi. Imana ibyo byose yabihinduye ubusa. Yavuze ko umuntu ahindurwa umukiranutsi no kwizera gusa amaraso ya Yesu, kandi agahindurwa umunyabyaha nuko atizera ayo maraso ya Yesu, ahubwo akiri muri kavukire ya muntu cya cyaha wavukanye kikikuriho. Ariko iyo umaze kwizera Kristo uhanagurwaho cya cyaha, ugahita uhabwa kamere y'ubukiranutsi, ukitwa umwana w'Imana, ukaba mu rugo rw'Imana utuje, ijuru ari iryawe kugeza iteka ryose, nta cyaguhagarika, nta cyakwanduza. Umugisha w'Imana ukubeho cyane. Umpe subscribe, umpe comment, umpe like, umpe na share. Ndagukunda cyane. Ndi Umutsinzi TV, ndi Umutsinzi family. Big up.